ubwo narimo gusenga Imana yavuganye nanjye irambwira ngo ni Imana itanze ububyutse ku bantu bari mu mwuka, abanyamasengesho benshi Imana igiye kuza kubaha ububyutse kugira ngo babone ukuntu batambuka muri iyi minsi iri imbere, muri ibi bihe byari bibagoye, muri iyi minsi y'injyana muntu. Imana irambwira ngo mbwire buri muntu wese, mubwire ngo niba arimo neza ntiyakira ubu bubyutse bw'ibyo Imana igiye gukora ku buzima bwe. Kandi Imana irambwira ngo ni Imana ije kwitamurura, ni Imana itagira Yesu nashimwe cyane. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera nibikomeze biganze kuri buri wese. Uyu ni umwanya Imana yongeye kuduha, ni umwanya Yesu yongeye gushira ku buzima bwacu kugira ngo dukomeze tuganire kandi dukomeze kuvuga ku byururutse imitima. Niyo mpamvu muri aka kanya nongeye guhabwa ubu buntu, nkaba nongeye guterwa iteka n'Imana kugira ngo tuganire. Nanone ndongeye ndagarutse kugira ngo Imana ikomeze ikorera ibikomeye ku buzima bwacu. Nshuti zanjye, ndabizi neza ko muri uyu mwanya hari ibintu bidasanzwe Imana iri kugenda ikora kubw'iri vuga butumwa turi kunyuza ahangaha, ndetse kandi nkomeje kugushimira wowe wakomeje gukora subscribe kuri Joshua TV Rwanda, ndetse niba utanarayikora uyu ni wo mwanya wo kuyikora. Izina ryawe ry'Uwiteka Imana, izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Ikindi ujye usangiza ubutumwa kugira ngo abantu batabibonye nabo babibone. Ndabizi neza ko bizaba iby'umunezero kandi bizaba ibidasanzwe. Yesu akomeze kukwishimira, Yesu akomeze gukora ibidasanzwe. Umugisha w'Imana ukomeze ugaragare ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya rero duhawe n'Imana kugira ngo tubagezeho iki kintu, nanone n'ubuhanuzi Imana iduhaye. Nongeye kugaruka mbibutsa ku by'Imana yavuganye natwe, kandi ndabizi neza ko ari ibintu byo kwizerwa. Nongeye kukubwira nshuti yanjye yuko ibihe tugezemo ari ibihe byo gusenga, ntabwo ari ibihe byo kuryama, ntabwo ari ibihe byo kuvuga ngo mbese nkora iki, mbese icyo gukora cyo kirahari. Ibi ni ibihe Imana ikomeje kugenda iduha kugira ngo twumve imbaraga z'Imana kandi dukomeze twumve imirimo n'ibitangaza by'Imana. Rero Uwiteka Imana akomeza kuganze kandi Yesu akomeze gukora ibikomeye. Ndongeye nje kukwibutsa kugira ngo wongere wibuke icyo Imana yavuganye nawe. Uku kwezi kwa munani, ukwezi kwa 9, ukwezi kwa 10 kuzamuka kugera mu mpera z'umwaka, Yesu akomeze gukora ibikomeye kandi amahoro y'Imana akomeza aganze ku buzima bwawe. Hari icyo Imana igambiriye gukora, hari icyo Imana igambiriye kurema, hari icyo Imana igambiriye kwesherezamo icyubahiro. Imana ikomeje kugenda itanga imbaraga. Ubwo narimo gusenga Imana yavuganye nanjye irambwira ngo ni Imana itanze ububyutse ku bantu bari mu mwuka, abanyamasengesho benshi Imana igiye kuza kubaha ububyutse kugira ngo babone ukuntu batambuka muri iyi minsi iri imbere, muri ibi bihe byari bibagoye, muri iyi minsi y'injyana muntu. Imana irambwira ngo mbwire buri muntu wese, mubwire ngo niba arimo neza ntiyakira ubu bubyutse bw'ibyo Imana igiye gukora ku buzima bwe. Kandi Imana irambwira ngo ni Imana ije kwitamurura, ni Imana itagira uko ibigenza, ni Imana yihesha icyubahiro, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana irongera irambwira ngo mbwire abantu bari mu isi bafite ibyo bishingikirije, irambwira ngo ni Imana ije gutesha agaciro buri kimwe cyose umuntu yaba yishingikirije. Ese ni iki wakwishingikiriza cyatuma Imana ukayifata ukayitesha agaciro? Reka gusuzugura imbaraga z'Imana, reka gusuzugura ubwiza bw'Imana. Imana ije kwesha icyubahiro ku buzima bw'abana bayo bayikunda ku manywa na nijoro. Haleluya! Imana igiye kuza kwesha icyubahiro. Hari abantu bari abanyamasengesho nyuma babivamo, kandi wamubona ukabona ibyatumye bivamo nta kintu na kimwe gifatika. Wamubaza uti byakugendekeye bite, ugasanga ntabwo afite impamvu yo gusobanura ibyo bintu. Imana yansanze irambwira ngo mbwire buri muntu wese yongera asubire mu mwanya yari arimo, akongera akagwa. Reba ibintu wari urimo, ibintu byose wakoraga, reba uburyo wari ubanye n'Imana, ariko ntabwo ugishaka gukomeza kuba muri uwo mwanya. Ese wibagiwe ukuntu Imana yagutabaye n'ukuntu Imana yakurengeye naho wari uri? Ese kuri gushaka inzitwazo ukongera ukavuga ngo mbese ubu nasenga bikagenda bite, bigatanga iki? Imana urabizi ko yigeze ihinduka. Imana yamuhaye ijambo rimeze nk'umuburo, irambwira ngo buri muntu wese mubwira ahantu yari ahagaze yongere yisuzume arebe ko yaba ataranyereye akagwa hasi.
nusanga urimo neza Imana ishimwe, ariko nusanga utarimo neza Imana ikomeze iganze ku buzima bwawe, yongere ikugarure kandi yongere ikubake mu izina rya Yesu. Imana ikora ibidasanzwe nk'uko wowe ubitekereza, ubwiza bw'Imana bukomeze bugaragare ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndavugana nawe ngo Uwiteka Imana kurengere kandi Imana ikurwanirire, bimenyekane ko Imana iri ku rugamba, Imana irindi ijambo kandi ikarinda n'uwo yaribwiye. Ariko haleluya, nabonaga abantu bari gushakisha ubufasha bakabubura, nkabona abantu benshi babuze inzira bacamo. Imana irambwira ngo ni igihe cyawe cyo guhagarara wemye. Hari ibintu Imana yakubwira ukabisuzugura, rimwe na rimwe ukumva yuko ari ibintu bitazigera bigerwaho, ariko ubu ngubu nawe ndabizi kuri umuhamya, urimo urahamya yuko ibyo Imana ivuga ibisohoza. Kubera iki? Hari ibintu nawe wamaze kubona uravuga ngo ntabwo nari nzi ko byashoboka, nyamara byarashobotse. Ayiwe, byarashobotse. Niba rero hari ibyo uri kubona ukabona bimwe ntabwo wari uzi ko byabaho, ariko wajya kubona ukabona byarashobotse, Imana iracyari kuri wowe nyine, n'ibindi byose igiye kubishobora. Ibuka Imana ivugana na runaka ngo izamuha urubyaro. Abantu mwese mwari mwaramaze guca iteka ko atazabyara, ko ari ingumba, nyamara yapfukama Imana ikamubwira ngo ntabwo uri ingumba. Ubu turiho tuvugana arahetse, ntafite umwana se, n'umwe se, ni babiri se uzi bari babayeho muri ubwo buzima. Imana nikomeje kugenda ibana nabo se? None se niki kiri gutuma utizera ko ibyo Imana yavuganye nawe izabisohoza? Bikaba byaratumye uva muri wa muhamagaro, ukava hahandi muri wa muvuduko wari urimo, ugatangira ukajya kwifatanya n'ibindi bigirwamana. Nagiye kubona numva ijwi ry'Imana rivugana nanjye. Imana irambwira ngo ni Imana ije guhangana n'abantu bahinyuye imbaraga zabo bakisanga mu zindi mbaraga z'abarozi, babandi bagiye kuraguza ngo kugira ngo babone ubuzima, babandi bagiye kwifatanya n'izindi mana z'abanyamahanga. Ayiwe, nta bukiriro buraho, nta kintu na kimwe cyagukiza. Imana nije kwihesha icyubahiro kugira ngo abantu bose bamenye ko ari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Mwene data, hagarara mu mwanya wawe, komera, shikama, rinda izamu ryawe kugira ngo Uwiteka Imana akomeze guhagararana nawe. Ntacyo Imana yigeze igambirira itazakora. Ibyo yavuze byose no kubisohoza izabisohoza, izabikorera kwiyubahisha. Ni Imana irinda ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye. Mwene data, uhagarare wemye, uhumure. Imana ije gukora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Icyaba cyiza nuko wakomeza guhagarara mu muhamagaro. Imana irongera imbwira ngo hari abantu bahawe kurunguruka i Kanani, banaratata baragenda bafata tumwe mu tuntu tw'i Kanani, ariko bagaruka muri Egiputa, mu butayu, ariko bageze mu butayu ntibibuka yuko bari mu butayu, batangira kwishongora kuri bene wabo, baravuga ngo twebwe dore dufite utuntu twakuye mu gihugu Imana yadusezeranije. Batangira kwizera ko bari mu gihugu cy'isezerano, kandi bagifite intambara zo kurwana bakiri inyuma ya Yeriko. Abo nabo barahari, abo nabo bafite ibyo Imana iri kubabikira, abo nabo bafite umwandu wabo. Niyo mpamvu ntukangwe n'ibyo uri kubona, ntukangwe n'intambara uri kubona ziri kugenda zibaho. Mu izina rya Yesu, Imana yambwiye ngo igiye kuzana ububyutse kuri buri muntu wese. Irongera irambwira ngo n'impano zimwe zari zarazimye zigiye kongera kubyuka, ariko mu gihe zibyutse, mu yandi magambo, haba ku muntu wari ufite amayerekwa, inzozi ugiye kujya urota muri iyi minsi, ujye uzibera amaso, ujye ubera amaso icyo Imana yavuze. Haba mu nzozi wari uri kurota, haba muri buri kintu cyose wari urimo, ukibere maso, kuko Uwiteka Imana agiye gukora ibikomeye. Imana igiye kuza kurwana, kandi Imana igiye kuza kurengera mwene data. Imirimo n'ibitangaza by'Imana bigiye gukoreka ku buzima bwawe. Hagarara wemye, ni Imana iba ku rugamba, ni Imana irinda ijambo kandi ikarinda n'uwo yaribwiye. Ntukurwe umutima n'umwami wa Ashuri, ntukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Uhagarare mu mwanya wawe, utegereze icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe.
kuko yavuganye nawe yo irinze ijambo kandi yiteguye kugira icyo ikora. Mana, ko wambwiye amafaranga ko ntari kuyabona, humura ugiye kuza kwakira. None se kuburi hose icyo gishoro, abandi bamaze gupfa, ariko uracyari mu mwanya, uracyahagaze, uracyari kuvuga imbaraga z'Imana bigakunda. Ni iki se kiguteye kwiheba, kiri kukwereka yuko ibyo Imana yavuze bitazakorwa? Humura, Yesu agiye kubana nawe. Imirimo n'ibitangaza by'Imana bigiye gukoreka. Ubwiza bw'Imana bugiye kugaragara. Ineza y'Imana igiye kugaragara ku buzima bwawe. Imana yarambwiye ngo buri muntu wese uzi ko arimo neza nabere maso ku kwezi kwa munane, ukwa 9 n'ukwa 10 kuzamura kugeza impera z'uyu mwaka, kuko hagiye kubaho gucanganyikirwa kwa benshi babandi badafite aho bahagaze, batari mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ariko Imana igahagarara mu ijambo ryayo ikavuga ngo ni Imana igiye kubana na buri wese. Ni Imana igiye kuza kwitamurura, ni Imana irinze ijambo kandi ikarinda no yaribwiye. Ntabwo nzi uburyo ubayeho, nta nubwo nzi ibyo uri kubwira Imana uri kuyishyuza, ariko ibyo byose uri kwishyuza Imana nayo irabibona. Buri kimwe cyose wishyuza Imana nayo irakibona. Hari impamvu Imana ikugize ambasaderi wayo. Hari impamvu Imana izanye uyu muburo kugira ngo ukuzeho. Nuko hari ibyo yibwira gukora, nuko hari ibyo igambiriye gukora ku buzima bwawe. Uhereye nonaha Imana ikubake kandi ube wubakitse. Ubwiza bw'Imana bukomeze bukubeho, inyenyeri y'Imana ikomeze kukumurikira mu izina rya Yesu. Reka kongera gusubira inyuma, ahubwo ugiye gusarura umugisha. Ntabwo uzi umuririmbyi waririmbye ngo ibihembo biri ku mbugiro. Ibihembo biri ku mbugiro. Reka gufata umwanya ngo uvuge ngo ntabwo mbizi, ngo ibi nibi ntabwo bizaje. Reka nkubwire inshuti yanjye, nujya ubona urugamba ukabona rurakomeye, ujye umenya yuko urugamba rugiye kurangira. Ubu hari abantu bamaze kwiyambura umwambaro w'ubushumba. Hari abantu bamaze kwigira amayibobo mu buryo bw'umwuka. Ntabwo bakimenya ngo Umwuka Wera ameze atakora ate. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntubihe umwanya kandi ntubifate nk'ibintu ngo ugire ngo ni ibigezweho, kuko buri muntu wese agiye gusarura bigendanye n'icyo yabibwe. Buri muntu wese bigendanye n'icyo yabibye agiye kukibona. Haleluya. Rero mwebwe munkurikiye nonaha, ivuga butumwa aho kuri buri muntu wese rigezeho. Ntukangwe n'ibyo uri kubona, ntugire ubwoba nshuti yanjye. Hagarara wemye, umugisha w'Imana uri kuri wowe, icyubahiro cy'Imana kiracyari kuri wowe. Ntabwo ujya wumva ijambo rivuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, kandi ngo rwanditsweho ngo Uwiteka agize ate? Azabe. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditsweho ngo Uwiteka Imana yacu izabe, izabayo. Aho waba uri mu mujyi, waba uri mu cyaro, Imana irakuzi. Abantu benshi mugiye kubabona, mubona amateka yabo arimo agenda ahinduka mu buryo bw'ibanga. Mubone bari kugenda binjira mu rwego rumwe bagera mu rundi. Wibaza ukuntu bigenda, wibaza aho bikorerwa, bigucange. Nta kindi kibitera nuko hari icyo Imana igiye gukora, kandi ikabikora itagishije abantu inama. Hari icyo Imana igiye kurema, kandi iki kintu igiye kurema igiye kukirema itagishije abantu inama. Niba hari uburyo wigeze kugendana nayo, niba hari uburyo wigeze kubana nayo, uyu ni umwanya wawe wo gukomeza guhagarara wemye. Ni umwanya wo gukomeza kubwira Imana ngo ndacyari mu ruhande rwawe. Nubwo wari uri kubona bikugoye, ariko dufite Imana ijya ivuga ngo njyewe ndi Uwiteka nshoboye byose. Uhumure, irindi jambo kandi karinda n'uwo yaribwiye. Nari mvuze ngo Imana yacu irindi jambo kandi karinda n'uwo yagize ite? N'uwo yaribwiye. Umuntu turi kumwe wese ukurikiye iri jambo, ndabizi yuko hamwe no kumva uyu muburo agiye gutangira kubona ibintu bitandukanye. Agiye gutangira kubona gukora kw'Imana. Agiye gutangira kubona hari imiryango Imana igenda imufungurira. Agiye gutangira kubona hari ubwiza bw'Imana bugenda bumuzaho. Wewe hagarara wemye, ntugire ibintu na bimwe bikunyeganyeza, uhagarare mu mwanya ukwiriye.
ube wemye ubwira Imana ngo ndahari. Erega hari ijambo Petero yavuze, yabwiye Yesu amubwira ngo twakuvaho tukajya he? Mu yandi magambo, abagira iyo bajya baragenda, twebwe se ko tutagira iyo tujya, twakuvaho tukajya he? Ni wowe ufite amagambo y'ubugingo. Muri aya masengesho, muri ibi bihe urimo usenga, muri uyu mwanya urimo ufata, Uwiteka gutindeho, Imana yongere gucira ubundi buryo bushya, n'abakubonye bose bazamenye ko Imana iri mu ruhande rwawe, n'abantu muvugana bajye babona ugenda ubona amashimwe mu buryo butandukanye, kandi nawe ikizashimisha nuko uzavuga ngo imbaraga nari mfite kera nk'uko Kalebu yabivuze, nta nizo ngifite, ntabwo nigeze nshogora, ndacari muri uwo mwanya, ndacyakomeye, ndacyabona ubwiza bw'Imana bugaragara kuri nge, imigisha y'Imana iracyari kuri nge, icyubahiro cy'Imana ndacyacyakira muri nge. Nubwo abantu babona byari byaranshanze, ariko ndi uw'agaciro, ndi uw'imbaraga. Icyama tukazafatanya kuvuga ngo Imana yabaye nye natwe, ihagaze mu ruhande rwacu, tukavuga ngo abadayimoni baraneshejwe, kuko tubizi neza yuko nta gihe Satani azigera agira insinzi kurusha Imana. Rero nshuti yanjye warunkurikiye muri uyu mwanya kuri channel Joshua TV Rwanda, Umwami Yesu akomeza guhaza imbaraga, Umwami Yesu akomeza kubeho, ariko ukomeze guhagarara wemye, tubane, wumve uyu muburo, usengere ukwa 10, ukwa 11 n'ukwa 12, ndetse no kwa 8 turimo, n'ukwa 9, ukwezi kwa 9, ukwezi kwa 10, ukwezi kwa 8, ukwezi kwa 9, ukwezi kwa 10, ukwa 11 n'ukwa 12, amezi yose asigaye uyasabemo imbaraga kugira ngo Imana igikomeza kubana nawe, kandi Uwiteka Imana akomeze kukurwanirira. Mwakoze kubana natwe, Umwami Yesu akomeze kubishimira. Ubu butumwa mujye mukomeza kubusangiza n'abandi bantu kugira ngo bumve uyu muburo. Ndabizi neza ko hari icyo Imana izakora kidasanzwe, kandi ntabwo mpwema kubabwira ko hari kurira kwa rari umuntu nijoro, nyamara bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Imana bagirire neza, mukomeze mugubwe neza. Mwari kumwe nanjye Pastor Joshua. Shalom, shalom.